umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa kinyarwanda wa gakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka, basusurutse, basoma gasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitali. Umushyitsi waje tugana bazana imyase bacana igishito cyinshi bakumara imbeho wera maze ukunda ushimikiye tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje tugana. Ushishe umwana y'umwana yewe tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje nihaza abasizi b'inganzi boneye uwera ibyanzu niko byo byiza bihure n'impakanizi tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje tugana. Turirimba umwana na nyina tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje tugana. Bazana amariza tuyamagara uwera umva uko yabira urwunge maze ukunda izo mbyukuruge tuje kuvuza impundu wera
tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana. Zasigwe tumwita akazina keza, tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza, tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana. Tuzamubimbura ibitambambuga byinshi bifata amasuku wera, bihinge biture ikibi, tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza, tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana. Ujye umusingiza usingigisage mama, unamusekere uwera, ntakiruta umwana muto. Tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza, tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana. turacyabifuriza umunsi mwiza mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Nyuma y'igihe kirekire tumaze iminsi tudataramana, uyu munsi numvise twataramana ariko noneho twaganira ku muhanzi w'umunyarwanda w'umuhanga nyakwigendera Rugamba Cyprien. Rugamba Cyprien akaba ari we ugiye kudutaramira mu itorero rye Amasimbi n'Amakombe, aho dukomeza tugenda tuganira ku buzima bwa Rugamba Cyprien nk'umunyarwanda umuhanzi w'umuhanga. Muri iki gitaramo kandi cyacu cyo kuri uyu mugoroba kuri Contact FM 89.7 turasesengura ibihangano bya Rugamba Cyprien, inyigisho agerageza gutanga mu buzima bwe bwa buri munsi, haba wenda mu mivugo, mu mibanire ye neza n'umugore we Dafroza. Tugenda dutanga nanone bimwe mu bisobanuro ku njyana y'indirimbo za Rugamba n'ibitekerezo ku nyigisho yagiye atanga. Ikindi kandi tugenda turaganiraho muri makeya ubuzima bwa Rugamba Cyprien, uwo ari we mu buzima bwe bwa buri munsi mu muco nyarwanda, mu gihugu cyari cyuzuye ibibazo cyane cyane ubukene, ubujiji, irondakoko no gutegura jenoside yahitanye imbaga y'abanyarwanda bagera kuri 1,000,000 barenga mu mwaka w'1994, ari nabyo byahitanye Rugamba Cyprien n'umugore we Dafroza na bamwe mu bana be. Turagenda kandi tuganiraho ku byerekeye nyine Rugamba Cyprien nk'umuhanzi ukomeye mu nganzo ye yo gusiga no kuririmba, umuhanzi w'umuhanga, umukristo w'inyangamugayo. Tuganira kandi nanone nka Rugamba Cyprien nk'umukozi wa leta w'intangarugero, umubyeyi n'umurezi w'abato, umusobanuramana, umuntu wakunze umuco nyarwanda kandi akaba yarawitangiye awuteza imbere. Usibye kandi ibyo wenda tugenda tuganiraho, Rugamba Cyprien yabaye umugabo w'icyamamare cyane kubera nyine inganzo ye n'ubuhanga bwe. Muri iki kiganiro cyacu cy'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari, ibyo tuganiraho nk'ubuzima bwa Rugamba Cyprien nk'umuhanzi w'umuhanga
nabikuye kandi mbisoma mu gitabo cyanditswe na Padiri Rutinduka Laurent, akaba yaranditse igitabo yise Rugamba Sipiriyani umuhanzi w'umuhanga. Nkaba rero naheraho ko nanone nshimira Padiri Rutinduka Laurent ku ruhare yagize mu kwandika icyo gitabo yanditse mu mwaka w'ibihumbi 2004. Nk'uko rero twatumaze kubyumva tugitangira igitaramo cyacu nyarwanda kuri mugoroba, twatangiranye n'indirimbo ya Rugamba Sipiriyani yitwa Ndindiraho nkubwire. Ikindi nayobutsa kandi inshuti bakunze igitaramo nyarwanda kuri Contact FM nuko muri kino gihe turimo tugomba kwibuka bamwe mu bahanzi b'abahanga, cyane cyane abagiye bagirira abanyarwanda akamaro. Rugamba Sipiriyani n'umufasha we Mukansanga Dafroza na bamwe mu bana babo bakaba barishwe n'abagome babishe tariki ya 7 Mata 1994 isa 3 za mu gitondo iwabo mu rugo i Kigali. Turagenda rero tuganira ku byo yagiye avuga, ku byo yagiye asiga no mu byo yagiye azimiza, kugira ngo twe twese abanyarwanda bitubere isomo mu buzima bwacu bwiza kandi bwa buri munsi. Mwe mwese rero mwakunze kandi mukunda Rugamba Sipiriyani, amasimbi n'amakombe, ibyo yasize akoze n'ibyo yasize asize. Contact FM muri iki gitaramo cyacu cyo kuri mugoroba yarabazirikanye kandi irabatekereza. Ese Rugamba Sipiriyani yari muntu ki? Rugamba Sipiriyani ni umunyarwanda wavukiye ku Gikongoro mu mwaka w'1935 muri komine yitwaga Rukondo. Ise yitwaga Bicakongera Michel, naho nyina akitwa Nyirakinani Teresa. Amashuri abanza yayigiye aho ngaho iwabo, ayisumbuye yayigiye mu iseminari nto y'i Kabgayi Seleo. Yakomereje kandi mu iseminari nkuru ya Nyakibanda ahiga imyaka 4 gusa. Yahise ahindura inzira y'uko yumvaga Imana imushakira kumunyuza ahandi, ubwo yagiye kwiga i Bujumbura, akomereza mu Bubiligi i Louvain-la-Neuve yiga ibijyanye n'indimi linguistique. Arangiza amasomo ye yanditse igitabo cyitwa La Poésie Rwandaise Dynastique, Source d'Histoire. Icyo gitabo yakaba yaracyanditse mu mwaka w'1966 aho yahise anabona impamyabushobozi ihanitse mu by'amateka. Rugamba Sipiriyani kandi yize kuvuga ururimi rw'icyongereza muri Canada. Ahagarukiye mu Rwanda yabaye umuyobozi wa Institut National de Recherche Scientifique i Butare kuva mu mwaka w'1973 no kugeza mu 1989. Mu gukomeza igitaramo cyacu nyarwanda kuri Contact FM 89.7 turagenda twumva indirimbo z'itorero rya Rugamba Sipiriyani, itorero mwese muzi ku izina ry'amasimbi n'amakombe. Tukaba tugiye gukomeza twumva indirimbo yitwa Icyifuzo dukesha amasimbi n'amakombe, hanyuma tugaruke tuganira ku buzima mu buryo burambuye bwa Rugamba Sipiriyani, amasimbi n'amakombe mu ndirimbo yawe yitwa Icyifuzo. Shubukire mirenge kunteyo narema igiterane cy'abakenya cyane, iminsi y'abazonze nkayirinda naruhuka, ubutindi bwibanze nkatsindagira umwotso, ubukungu ubwiza bwinshi, inka bagatunga imyaka bagahunika, maze ngatuza nkazareba ku butindi, nkajya mu genzura bwabyutse umutwe ngahita mbwira. Wampa ingufu ziruta iz'Uburusi n'Amerika, n'Urugomo nk'Afurika y'Epfo, benderanya bose nkababwira bagatuza, maze intwaro z'ibyorezo batunze nkazibambura, ngasiba inganda zazicuraga, mari zatwaraga igafasha abadindiya, bantu bagatuza bagatura n'abareshya, nabo baba bashaka kuruhuka ngo batuze guhaha. Wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose, nava nk'umuvuzi utazi ubwivumbura, baza basanga nkabasanganiranye, ahakomeretse ngapfuka, havunitse ngakanda, nuje korora cyangwa kaya,
nkamureka agacira simuceho niruka burya amagara ryanazirana n'uburyamirane najya mbavura no gusaza nkabirinda ntibiza wampa nk'amahirwe yo kuvugana n'Imana nayibaza cyane ukuntu yaduhanze wava mu bwana ukaba umusore utagira ukusa hashira imyaka ukaba ushaje uri rukukuri n'amatwi atumva amaso atabona idutunganya ntitume dusaza umuntu akajya ahora ari mu musore w'impingano mwana se na sekuru ugasanga mu bukwerere bareshya wampa kuba intore y'intambwe ihora itwaza nabo mu buvivi najya mbiziya rwitera abanzi cyangwa se isabane nk'ababibutsa mbabwira ko ari bo bihangana ari umubyimba ari umugara najya nikundi inka nkayikubanga naba ninikije bagasanga nararengutse naza mvuna sambwe bagasanga nta sano n'abarenze. aya majwi meza rero akaba yari aya Masimbi n'Amakombe mu ndirimbo yabo Icyifuzo na Rugamba Cyprien, aho baririmbaga bati wabaha ubukire kurusha Mirenge ku Ntenyo, bakemura ikibazo cy'ubutindi, ngo banagakora igiterane cy'abakene bose kugira ngo nyine bashaka uburyo bakemura ikibazo cy'ubutindi, bati kandi ngo cyazamura umutwe nanone bakakica. Amasimbi n'Amakombe nanone bakavuga bati wabaha ingufu nk'Uburusiya na Amerika, bahana ab'urugomo bose hanyuma abenderanya bakabasaba gutuza. Murumva rero inshuti tutaramanye ku mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM, ubutumwa bwiza bwa Rugamba Cyprien no mu ndirimbo ze twabusangagamo. Kumva rero umuntu afite icyifuzo, ugasanga mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abagira ibyifuzo bibi byo kugira nabi, wati rero wampa ubukire nakemura ikibazo cy'ubukene nkafasha ababaye bose, ati kandi wampa ingufu yarenganura abababaye n'abenderanya akabasaba gutuza. Ni byiza rero mu buzima bwacu igihe cyose ko umuntu agira icyifuzo gituma abasha kubaho neza, aho kugira ngo agire ibyifuzo bibi. Nizeye ko rero iyo ndirimbo idusigiye isomo. Dukomeje kubyerekeye ubuzima bwa Rugamba Cyprien, yashinze urugo tariki 24 z'ukwezi kwa mbere 1965, arushingana na Dafroza Mukansanga. Ahandi yagiye akora ni nko kuba umwarimu muri Institut Pédagogique National i Butare, yanabaye prefe wa prefecture ya Kibuye igihe gito. Yakunze no gukora umurimo w'ubushakashatsi ku mateka y'u Rwanda n'andi y'ibindi bihugu. Yakoze muri ofisi y'igihugu ishinzwe ubukerarugendo, akaba kandi yanogerwaga cyane n'ibijyanye n'umuco nyarwanda, injyana gakondo, imbyino, imihamirizo, ibisakuzo, amahamba, amazina y'inka, amahigi n'ibindi. Kandi nawe agakunda gushyiraho hake, agahimba n'indirimbo n'imivugo bihimbaza ababyumva. Icyo tuzi nuko Rugamba yari umusizi kabuhariwe, injyana ye ikaba igendeye ku mazina y'inka. Yakunze kandi no kuvuga iby'urukundo n'ibyiza dusanga mu buzima busanzwe. Ikindi umuntu yabwiraho Rugamba Cyprien yari n'umwanditsi, yanditse igitabo yise Amibukiro, akaba ari igitabo yanditse mu mwaka w'1979. Ni imivugo myinshi iryoheye umutima, aho ataka umukobwa yakundaga witwaga Saverina, hakaba hari imbere y'uko akunda Dafroza Mukansanga. Uwo Saverina kandi yari mubyara wa Mukansanga. Uwo mukobwa rero yaje kwitaba Imana mu buryo budafututse. Nibwo Rugamba agiye mu nganzo avuga agahinda yatewe n'uwo mukobwa wari waramutwaye umutima. Ati mubuze ikirari biranzonga, inzira yaciye imbera ishyamba, nsigara nshyamiranye n'iminsi. Ikigaragara nuko muri icyo gitabo avugamo ko yakozwe mu nkokora, aramanjirwa. Ubwo nyine ababyeyi n'inshuti baramufashije, baramusigasira, bamurema agatima, ububabare arabumenyera, ibisare bitangira guhonga, agarura agatege, yongera kwegera urungano, hanyuma baraganira. Ikindi gitabo Rugamba Cyprien yanditse ni igitabo yise Cyuzuzo, yacyanditse mu mwaka w'1981. Ni imivugo igendeye ku mazina y'inka, avugamo rero urukundo afitanye n'umukunzi.
iki gitabo gikurikira koko amibukiro ni Mukansanga uvugwa nk'uko Padiri Rutinduka Laurent abivuga mu gitabo cye cyitwa Rugamba Sipiriyani umuhanzi w'umuhanga, aho uwo mukobwa Rugamba Sipiriyani yakundaga witwaga Saverina amariye kwitaba Imana. Abo mu muryango wa Saverina bashumbushije Rugamba Dafroza wari mubyara w'uwa mbere. Mukansanga yabaye mu mararungu cyangwa se mu maragahinda. Ni hahandi agira ati ubwo wahimbaga asubira mu nganzo, si ukumukunda yaramutetesheje maze afata urw'uwa mbere wamuciye mu myanya y'intoki, yongeraho urw'iyo nshumbusho ariwe Dafroza maze aramukunda koko, bigaragara kurya baje no gupfana muri Mata 1994. Muri iki gitabo cyuzuzo bigaragara ko umusizi yaje kwizihira uwo yakundaga, maze inama nziza zisimbura umubabaro, icyizere gisimbura agahinda, iminsi mibi yimukira imyiza, hanyuma wahimbaga agana inganzo. Avugamo nyine umwari umwizihiye, amugereranya n'umuseke weya, akamugereranya n'akanyana kizihiye umushumba n'ibindi byinshi byerekana ko yamwishimiye bitangaje. Bamaze rero no kwibaruka umwana w'uburiza, baramubyiniriye binejeje. Iki ni gitabo Rugamba Sipiriyani yanditse, nicyo yise Chanson Rwandaise. Yacyanditse mu mwaka w'1979. Hari hashize rero imyaka 4 ashinze amasimbi n'amakombe. Avugamo aho ngaho injyana nziza y'indirimbo ze. Iki ni gitabo yanditse, ni gitabo yise Indirimbo z'amasimbi n'amakombe. Ikindi nanone yanditse ni gitabo yise Abambari b'inganzo ngari. Iki gitabo yakitugejejeho ashaka kuvuga ubutegetsi bwo mu Rwanda bwo hambere. Aravugamo ubwiru, ubucurabwenge, ibyivugo, amazina y'inka n'ibitekerezo by'intambara. Anavugamo kandi amasekuruza, indirimbo, imigani n'ibindi byinshi byarangaga u Rwanda rwo hambere. Icyo gitabo kandi yacyanditse mu mwaka w'1984. Atwihanangiriza rero ko ibyo byose byaranze umuco wacu bitagomba kwibagirana. Muri icyo gitabo kandi Rugamba Sipiriyani avugamo amazina y'abasizi nk'uwitwa Rukemampunzi, Matiyasi Rudakenesha na Ntoni Nshokeyinka. Arerekana inganzo yabo, akanasobanura ibisigo nk'ibyanzu n'impakanizi. Turakomeza twumva tunaganira ku byerekeye ubuzima bwa Rugamba Sipiriyani, tumaze kumva zimwe mu ndirimbo ze yaririmbye hamwe n'amasimbi n'amakombe. Indirimbo dukurikijeho mu gitaramo cyacu nyarwanda kuri Contact FM ni indirimbo ya Rugamba Sipiriyani yise Umusoro uruta abandi. Umusore w'intajorwa navuga ko yose yavuze n'ijambo akizera mwumva najya narambirana akubita akabuza ntabangira aramasha. Umusore uvuga umurimo umusore ahora atwaza amenya gutura inyumba yiteze n'ivundi. Yari umuhinzi, umukozi w'umuriro cyangwa se umucuruzi. Umusore ukwiye n'uhura n'ikeza ritamukwiye, ibyavuga byose bifite ingano nguwo shima. Umusore mwiza isezerano rye ntipfa, yashingujwe ibanga ntabwo arisuka hanze, ntabwo ajya aseka imbabare ahubwo arahitabara, atiriwe yingirwa yizanye. Ngo buryo ingenzi dushima
ntajorwa y'umugoroge niyitaba karame yaba mu karere abireba bisumba asizana iwabo yabarushinze agatahiwe bwangu nibatashengutse mu ihema arakubita agatwenge ati mwiriwe iwanjye umugore cyangwa abana mu rugo bose baze bamusanga bamusekere cyane ngo uwo musore nkunda ntabwo ahinga mujinya ntugirigire intare yica icyo giti n'isazu usanga urugwiro hose rusendereye ntabwo azatura umunara imuhana cyangwa se kuwo yashatse ngo umusore mwiza rwizihira birindiro rwamutagisha ntarata mu mihigo komeza ujya imbere rwego ngwino mundekere mwimbe mwitejuru ry'inyange we nirweguriro rw'imihigo ntabwo utebwa buzi ntatinya guhinga cyangwa gutema ishyamba n'indi mirimo ikwiye ingenzi kandi kareba urwego ashoboye ntabwo ajya yishanya yitwa umuhanyamirimo ntabwo ajya amera nka bamwe birirwa mu magambo ntabwo ajya avuga imiragwe ntazerera imihano nirweguriro rw'inkoni ntabwo ari maze kurema umusore w'ingenzi aragahoraho umusore uruta abandi n'uhorana amarere umusore w'ingenzi wizihute n'ukuri ukajya wumva numva urugamba gasuma rusanga ngaro rwanda hashya abanza sisi igitero u rwanda ruganze. iyo ndirimbo yitwa umusore uruta abandi, bati umusore uruta abandi nurusha abandi amarere, udatinya urugamba agasuma agira ngo nyine arutabare. Dukomeje ku buzima bwa Rugamba Sipiriyani mu bitabo yanditse, hari ikindi gitabo yanditse yise Le Prélude umusogongero. Ni ibitabo bibiri bitandukanye cyokora bivuga ikintu kimwe. Rugamba aratubwira uburyo yabayeho n'ibyo yabonye, aravugamo impungenge mu dusigo tworoshye twerekana imvune umunyamahanga yateye umunyarwanda amutegekesha igitugu. Aravuga kandi ibibi by'abakoloni, akavuga ibyiza mu buzima, akavuga ibangamira ubuzima n'inama yatanga ngo he kugira ubangamira undi. Rugamba kandi mu gitabo yatubwiye uko yabonye andi mahanga nk'igihugu cy'Ubufaransa, tukabonamo n'udusigo twinshi turyoheye amatwi. Ibyo byose kandi yabikuyemo isomo. Icyo gitabo cyitwa umusogongero yacyanditse mu mwaka w'1979, naho icyo ngicyo cyitwa Le Prélude icyo yacyanditse mu mwaka ukurikiraho w'1980. Mu gitabo cye yise umusogongero niho musangamo igisigo abana bakunda cyane cyigishwaga hambere ahangaha mu mashuri abanza cyitwa ibyiruka rya Mahero. Tugisanga ku rupapuro rwa 23 kugeza ku rupapuro rwa 53. Rugamba Sipiriyani yanditse n'ikindi gitabo yise Recherche Scientifique. Icyo gitabo yacyanditse mu mwaka w'1985 aho yari umuyobozi wa Institut National de Recherche Scientifique. Iyo gitabo yacyanditse agira ngo icyo kigo yerekane ibyo cyari kimaze kugeraho, anasaba ko ababishoboye babagira inama kugira ngo imikorere yacyo irusheho kujya imbere kandi inogere abanyarwanda n'abanyamahanga. Wavuga rero ko yari umukozi mwiza w'intangarugero, ntiyaba abeshya. Yanditse n'ikindi gitabo akita La Bataille des Frontières, akaba nyine ari igitabo cyari kirimo indirimbo z'amasimbi n'amakombe ariko ziteye nk'ikinamico n'ingamba hagati y'ibihugu binyuranye ari byo nk'Ubuhinda n'Ubugarura. Itorero kandi ryazibyinaga mu gukina uwo mukino, ukabona biryoheye amaso n'amatwi.
Rugamba Cyprien yanditse n'igitabo yise La Poésie face à l'Histoire. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1987. Rugamba yerekanaga iby'ubusizi bw'ibwami, akamaro byari bifite n'amateka y'igihugu n'abaturage ubwabo. Ngo Musenyeri Alex Kagame nawe yashyizeho ake ubwo busizi kandi abutera inkunga, abuha agaciro cyane, naho ubundi ngo byari bigiye kwibagirana. Akaba ari byo nyine Rugamba Cyprien yavugaga muri icyo gitabo. Ahangaha twibutse ko muri iki gihe mu Rwanda no mahanga hari benshi bakunze kuvuga mu matamatama ko Musenyeri Kagame Alex ngo yaba yarakoze ikosa ryo kwandika amabanga y'ubwiru bw'ibwami, ngo niwe wamennye ayo mabanga, bituma abazungu bayamenya, niko kwivanga mu by'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibintu rero bipfa bityo. None intambara zabaye urya n'uruza. Ahangaha umuntu yasobanura ko abavuga ibyo ngibyo batavuga ukuri. Alex Kagame yabyanditse mu mwaka w'1936 na nyuma yaho abifashijwemo n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubwo rero byari mu gihe cye mu myaka y'1931 n'1959. Kandi nkabibutsa ko abazungu ari bo bakuyeho umwami Yuhi wa gatanu Musinga bakimika Mutara wa gatatu Rudahigwa mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka w'1931. Uwo mugambi mu bawucuze hakaba harimo na Musenyeri Leopold Classe. Icyo gihe Alex Kagame yari umuseminari muto cyane ataratangira ibyo kwandika. Yatangiriye seminari nkuru mu mwaka w'1933. Iby'iryo nyagwa ry'umwami Yuhi wa gatanu Musinga mu mwaka w'1896 kugeza mu 1931 n'iyimikwa ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa tariki 16 Ugushyingo 1931. Muzabyisomere mu gitabo cya Chanoine Louis, igitabo yanditse mu 1961 i Kabgayi ku rupapuro rwa 538. Rugamba Cyprien hari ibitabo byinshi yagiye yandika, nk'igitabo yise La Nativité cyangwa se nk'icyo yise Ngucire umugani. Yanditse none ikindi gitabo yise Nkubambuze umugani n'ibindi. Rugamba yanditse ibitabo byinshi cyane, binini, ibitabo bitoya, inyandiko zindi ndende cyane n'ingufi, ibitekerezo bye, inyigisho n'amabaruwa yandikiraga abantu, umwe cyangwa se benshi, ku kazi cyangwa mu rugo. Byose kandi nta mbivuga ngo abirondore, usibye ko no kwibona bitanashoboka. Nk'uko Padiri Rutinduka Laurent mu gitabo cye yise Rugamba Cyprien umuhanzi w'umuhanga abitubwira, Rugamba ngo yagiye atanga ibiganiro hirya no hino mu Rwanda no mu mahanga, afasha kandi abantu gusenga, anabagira inama uko bagomba kwitwara mu buzima. Ibyo byose kandi yagendaga abyandika. Iyo kandi usesenguye witonze usanga bikubiyemo inyigisho zihamye. Ni byinshi rero umuntu yavuga ko dukesha Rugamba Cyprien. Rugamba Cyprien ni itorero Amasimbi n'Amakombe. Akaba ari byo tugiye gukomeza tuganiraho nyuma yo kumva indirimbo dukesha Rugamba Cyprien n'Amasimbi n'Amakombe, indirimbo yitwa Umushyitsi utunyuze. Umushyitsi mwiza utunyuze, cyane muvune sanga dusanganire, musasanurire kubwe n'ingoma, maze inkende mukenyere mwizihirwe. Umvishya yadahinyuka, umva amaso ngaseka, umva abana b'u Rwanda. Mukindu zacu umuntu abanza imbere, rusiza n'abahinga mukurikire, rwiharira birindiro n'abateho, maze turore gahunda kwigororotse. Umvishya yadahinyuka, umva amaso ngaseka, umva abana b'u Rwanda. Abikeza dusingiza mwegerane, munamure indambi mutamirize, mwambare igihanga ng'amasimba aseka, nimugari ku ruhanga duhanike tuti. Umvishya yadahinyuka, umva amaso ngaseka, umva abana b'u Rwanda.
badasumbana rwamucyo ntibasiga badasumbanya ingendo ntibasigana nimurangurura amajwi mwanamize bakunda dukumwe n'uwo muryango mbishya y'abadahinyuka umva amasonga aseka umva abana b'u Rwanda watamuye inzara n'umuhangaseko dore umushinga ngikora wamagara w'igikuba cy'igikundiro abasize igitego cy'ingara warindiriye umbishya y'abadahinyuka umva amasonga aseka umva abana b'u Rwanda w'impondo zisekera cyose zana hamwe n'umuziga rw'imo duteze urwera nimucundiza nzogera amagagaze maze numva igikaka yinikiza umbishya y'abadahinyuka umva amasonga aseka umva abana b'u Rwanda nyamibwa itemba inyanga na tetero wiziba nkaberwa na rwagiza rwigimba ntambara n'indoha n'inzizi idahirwa n'imwikamate umbishya y'abadahinyuka umva amasonga aseka umva abana b'u Rwanda rusizana uzesarahamagane ngo zirugurirwe ababangikane ubw'imarwa zikeye zihuje igicu twaje dusanga n'ibizihirwe umbishya y'abadahinyuka umva amasonga aseka umva abana b'u Rwanda kwitwa izina ryiza n'ubizana uhemukiye uri guhamagara ukeye ukabunguruze n'amahanga ajya kumva ataza kubaya umbishya y'abadahinyuka umva amasonga aseka umva abana b'u Rwanda amasimbi n'amakombe na rugamba Sipiriyani bati umva ishya ry'abadahinyuka mu ndirimbo yabo umushyitsi utunyuze, aho bakomeza bagira bati umva amasonga aseka y'abana b'u Rwanda. Itorero amasimbi n'amakombe. Itorero amasimbi n'amakombe rugamba Sipiriyani bavuga yuko yatangiye guhimba cyangwa se kwegeranya abo babyinnyi n'abaririmbyi mu gihe yakoreraga muri Institut de Recherche Scientifique i Butare. Itorero rikaba ryari rigizwe n'abahungu n'abakobwa n'abagabo b'ibikwerere. Nk'uko rugamba ubwe yabyivugiraga, amasimbi yatangije muri Werurwe mu mwaka w'1976, naho amakombe yo ayatangiza mu Kwakira k'uwo mwaka. Amasimbi yari abakobwa, naho rero amakombe akaba abahungu. Bari rero bagabanijemo amatsinda nakwita amatorero, buri muntu akamenya aho aherereye. Nk'uko rero Padiri Rutinduka Laurent abitubwira mu gitabo cye yise Rugamba Sipiriyani umuhanzi w'umuhanga, yavuze yuko amatorero yabo nk'uko Rugamba nawe yabyivugiye yaba akurikirana gutya: hakaba amasimbi aseka, amasimbi rwamucyo, amasimbi adasumbwa, amasimbi asingizwa. Buri torero rero rikaberwa n'iyo nyito, nabo kandi ugasanga barabigenderaga.
Rugamba Sipiriyani nk'umusizi n'amazina yatangaga yitaga ibyo yagenaga nyine ahimba kugira ngo bijye bitubera urugero binatwizihire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wasangaga naho harimo ubusizi. Uvuze wenda nk'ijambo ryitwa ngo amasimbi, ubundi bisobanura utuntu twiza cyane twererana tumeze nk'urubura, tukaba duterwa n'ubukonje bwinshi cyane. Padiri Rutinduka Laurent nawe wanditse igitabo Rugamba Sipiriyani umuhanzi w'umuhanga, avuga yuko ari naho havuye izina ry'ikirunga Karisimbi dusanga mu majyaruguru y'u Rwanda, kuko nyine gihorana amasimbi hejuru ku isonga ryacyo. Isimbi kandi akaba ari akantu keza umuntu yaratira abandi. Amakombe yo rero ubundi bivuga ikintu gifite imbaraga cyangwa se kimaze kuramba. Bavuga wenda nk'imfizi y'ubukombe, akaba ari imfizi ihamye ikuze baza kubanguriraho ngo bayikureho imivanda izabyara amashyo yandi. No mu kinyarwanda cyacu kandi dushobora kuvuga ngo ikintu iki n'iki kimaze kuba ubukombe, ni ukuvuga ko kimaze gutera imbere kuva hirya mu mateka. Ahangaha umuntu yibutsa yuko gutega ubukombe bivuga ku nka bisobanura gutegera imbere ugasanga amahembe yayo ararebana. Ni nayo mpamvu mu gitaramo cyacu nyarwanda kuri Contact FM 89.7, igitaramo mutegurirwa kandi mugezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. Contact FM iba inagamije no kugira ngo tuganire muri bimwe byaranze igihugu cyacu nk'amateka y'igihugu cyacu. Amakombe rero mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda rwiza rwa Gasabo akaba yari ikivugo cy'indahiro ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro, ahasanga mu mwaka w'746 Rugaju rwa Mutimbo wari umutoni na Marara bahigiye gutsinda umuhima witwa Murari wo mu Ndorwa. Ni Marara rero waje kwesa umuhigo aramutsinda n'ingabo ze intaganzwa. Yaje rero kugororerwa gutwara imwe mu misozi y'aho ngaho. Ubwo ngubwo Indorwa yigaruriwe n'u Rwanda. Dukomeje kubyerekeye amasimbi n'amakombe na Rugamba, mu makombe naho hari hagabanyijemo amatorero atatu, aho bitaga ibihame, isonga n'urumenesha. Bose uko bari bagize iryo torero rimwe bibumbiye hamwe, bose bakaba bari ababyinnyi n'abaririmbyi kandi bakabikora babikunze. Kuva kwitoza wasangaga bahari bose ntawakererewe, bikaba nyine ari urugero rwiza rwo gukunda akazi no kwitabira umurimo uwo ari wo wose ukora. Ikindi wasangaga nuko babaga nyine baberewe n'imigara, injyana yabo ari nziza, ingendo y'intore ikabaranga. Ngo igihe kandi babaga batashye wabonaga abahungu bakubita akadiho, abakobwa umuhogo ucuriza injyana, ngo wabonaga rwose babikunze bibarimo atari byo bahatira. Ikindi twavuga ku byerekeye Rugamba Sipiriyani nuko yashinze Communauté de l'Emmanuel, akaba ari n'ikigo cy'imfubyi. Ibi nabyo umuntu yabishimira Rugamba Sipiriyani, ariko muratibagiwe na madamu we Mukansanga Dafroza. Nk'uko n'abatanze ubuhamya bakomeje kubivuga, uyu muryango Communauté de l'Emmanuel Rugamba na Dafroza barawukunze cyane, ku buryo bafashaga ingo z'abashakanye gukomera mu bukristo bwabo no kwisakaramento ryo gushyingirwa, babatoza gusenga, guhamya urukundo rwabo muri Kristo, kurera neza abana babo no kwihanganira ibigeragezo bya buri munsi bikomoka ku bukene, ubujyahabi, abaturanyi, politiki mbi yari mu gihugu n'ibindi. Icyo kigo rero bakaba baragishinze mu 1990 mu kwezi kwa 9, bakawuyobora kugeza batabarutse mu 1994. Icyo umuntu yavuga nuko icyo kigo cy'abana b'imfubyi kiri i Kigali. Ikindi umuntu yavuga kuri Rugamba Sipiriyani nuko yari umusobanuramana. Turakomeza kuganira ku byerekeye Rugamba Sipiriyani n'umusobanuramana mu magambo makeya, tumaze kumva indirimbo, zimwe mu ndirimbo nyine z'amasimbi n'amakombe. Ababishoboye twahaguruka tukabyina ino ndirimbo dukesha Rugamba Sipiriyani n'amasimbi n'amakombe, indirimbo yitwa Akabyino ka Nyogokuru. Akabyino ka Nyogokuru nzajya nkabyina nonyine, ngacurange ngacurire ngacinye yongeranya, maze nsimbuke nsubire amajwi menshi meza nyasohoke, ndushize ububabare buriya abakera bagize indahiro, nzabyina mwizihire. Yashaje bakansiga nzagatunga urwibutso, bakoranya
umukumura mwibutse nzajya nibuka narize ko yanteraga akamuza kandi inkazi itabarika nubwo atunze inyoni imwe akayireba mu bushyamagana babe yabona ashira amaganya ngarura umucyashiri cyose nzabyina mwizihire niba hirya iyo bumva nzajya njyaho yararaga ndanzijwe n'angurana muririmbira akanyina nkabitambwe by'ibitego mu bikanga akunda amakomeza wayagiye hose mu maripfa ry'umudiho ubwe yanyigishije nzabyina mwizihire gacuma yansigiye nzagashakira akanago amanike ngakomeze kurubayo mu ruhamo inzu yari yansigiye maze umwanzi cyangwa se umworozi atinye bubaha umurage uwo mubyeyi yanyihereye nzabyina mwizihire niyo we yakubuzaga nzawushuma nkuhungure agitaho yawusize agana ku ruhimbi niho yansabye gushyira ibyo yakundaga bimunogeye mu ruhindo n'inkongoro n'akabando kamuramiraga nzabyina mwizihire ko yaryamaga nubaha ngasasaba udusunda tuza tuva mu kinyaga kandi ibyayo by'ibibura maze mashyira inyegamo n'umurero ubereye iyo ngoro umubyeyi wanyirereye nifuza gushimisha nzabyina mwizihire rugori yansigiye iryo kamba ryamwizihiye nzaritaka urusaro rwiza waryizihiye nubakire n'agatara keza katazi umurage bategura imitako inoze irusha izuba kubengerana nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire amasimbi n'amakombe na Rugamba Sipiriyani mu ndirimbo yabo akabyino ka nyogokuru bati ntawavuga cyangwa se ngo yibutse abantu bose yuko izina cyangwa se umubyeyi wateze urugori atakwibagirana ahubwo yahora yibukwa. Bati rero nzabyina mwizihire, bati nzamukumbura hanyuma mwibuke kuko nariraga akampoza. Nanjye nti ni byiza koko ko umuntu wese yahanira kugira ishema akagira agaciro aha igihugu cye ndetse n'umuryango nyarwanda kugira ngo umuntu wese ajye asiga umurage mwiza ku isi. Dukomeje nk'uko nari maze kubibabwira, Rugamba Sipiriyani nk'umusobanuramana hari nk'indirimbo ye yanditse yise ngo Imana yaduhanze. Ahangaha aravuga ati Imana yaduhanze gahora uhanzwe amaso, wowe waduhabuye maze umwanzi ukamuhinda. Gumya ukundwe Mana itanguha, uganze usengwe ubumbisi,
kuva kera kose wambwiye abasogokuruza, aho Rugamba yanakomeje avuga ati bageze ku nyanja bati nta muntu wacamo, wahise nyine ubumva bwangu, amazi urayatanya bambuka ntawe akozeho, mwami ukwiriye ikuzo. Twambariye kuza ngo tubane, ujye utwitungira, tugutuye byose, roho zacu n'umubiri byose nibigusingize mwami utwiragiye. Ahangaha Rugamba aratwereka amateka yo gucungurwa kwa muntu kuva turemwe, ni ukuvuga wenda nk'abasoma Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro ku mutwe wa mbere umurongo 26 ati Mana waduhanze, ni ukuvuga ko waturemye ariko ngo natwe twororoke tugwire dukwire isi. Reka rero tubigereranye n'uko umuntu wenda ahanga iriba kugira ngo ribyara amazi atunga abantu, amatungo n'izindi nyamaswa, cyangwa se Padiri Rutinduka Laurent nawe wanditse igitabo cye Rugamba Cyprien umuhanzi w'umuhanga yaravuze ati umuntu rero yahanze iryo riba rivomwaho rikadahirwaho, ayo mazi nayo akagira uruhare mu kugirira neza ubuzima bw'abantu, bakabyara nyine bakororoka, ingobyi rero igahora imugongo. Imana yaremye abantu ngo nabo babe isoko y'ubuzima, isi berwe kandi yizihirwe. Abatuye isi rero amoko yose mu bihugu byose n'umutako wayo, nk'uko ifi nini n'intoya mu nyanja usanga byizihiwe. Rugamba aratwereka amategeko y'Imana n'isezerano Imana yagiranye n'umuryango wayo umunsi ibakuye mu gihugu cya Misiri. Imana kandi yabayishuriye ko nibumva ibyo ngibyo ibabwira bazahora ari umuryango wayo. Indirimbo rero iravuga amateka y'umuryango wa Israel n'ubuntu Imana yabagiriye ikabacyura mu gihugu cyabo cy'isezerano, yabambukije inyanja y'umutuku. Ikindi umuntu yavuga ngaha ni uko wenda inshinga guhanga niho haturuka izina Gihanga, ari we wahaye cyangwa se wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda. Ni ukuvuga nk'uko imigani yadukanywe n'abanyiginya ibivuga, watumye byose bibaho niwe Gihanga, niho bagira bati Gihanga cyahanze inka n'ingoma. Ikindi umuntu yavuga ni uko abanyarwanda batekerezaga icyo bitaga iremwa ry'abantu, bakamanuka ku ijuru ngo bakagenerwa gutegeka isi, ngo bamanuke mu ijuru n'inka zabo n'andi matungo. Nk'uko kandi Musenyeri Bigirumwami Aloyizi nawe abivuga mu gitabo yise Imana y'abantu, abantu b'Imana, abantu batarigishwa ivanjiri, igice cya mbere. Igitabo yanditse nyine ari ku Nyundo mu 1976 ku rupapuro rwa 9. Kigwa yarongoye mushiki we kuko yari asanze ku isi nta muntu wundi uhari, babyara umuhungu yima ingoma. Mbibutse ko ibyo ari ibitekerezo dusanga mu migani y'abanyiginya no mu bitekerezo byo mu bandi banyarwanda bo hambere, ariko wenda byaba bifite inkomoko imwe. Rugamba Cyprien nawe mu gusobanura Imana kwe yahereye nyine kuri Gihanga ngoma ijana, aho yavugaga yuko nyine Imana yaduhanze. Urumva yuko mu gukunda umuco nyarwanda Rugamba Cyprien yakoreshaga ya magambo yacu amwe azimije, ya yindi asobanura koko wa muco wacu nyarwanda. Ikindi umuntu yavuga kuri Rugamba Cyprien, hari ibyo abahanga bitiriye Rugamba Cyprien bakurikije uko Rugamba yavugaga Yezu, nk'icyo bise la Christologie rugambienne. Rugamba Cyprien ntabwo ari kuri Yezu gusa bamwitiriye, banamwitiriye no kubyerekeye uburyo yavugaga Roho Mutagatifu, ku cyo bise la pneumatologie rugambienne. Tuvuze ibya Rugamba ku byerekeye umurimo w'Imana ntawabivuga ngo abirangize. Tukaba tugiye gukomeza igitaramo cyacu nyarwanda kuri Contact FM 89.7 tuganira kuri Rugamba n'umuco nyarwanda, tugenda twumva zimwe mu ndirimbo ze, tugerageza no kugenda tuzisobanura. Reka twumve indirimbo ye yise Ikivu. Nikamatango njuse ngasusumira numvine byari nkeya zananiye nyibyuka ndarekeye urumvesha minashibutse icyo kivi ni cyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi sase nanjye urenze usumbye ndabigusabye niba ndumubonye cyangwa nakunze ujya unyara ku nkombe nk'imishinga y'inkono n'ibibindu saze ibyanjye kandi utibure ryawe
cyangwa imusozi hose urahatabirana ubwiru sozi ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi cya kivi nateruye kirananiye ndika amata ngo nyuze ndasusumira ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndarekeye urumbesha binashibutse icyo kivi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi sase nanjye urenze usumbye ndabigusabye niba ndi mu matungo uyakenera udatuza inka nyama cyangwa amagufi meza uramenyera urwuru soza ibyanjye kandi utera ibyawe mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi niba mba mu ruganda nirirwa nshura ibyuma jya ucukura ubutare maze ubutwika uvuga utuvugana inyundu soza ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kivi cya kivi nateruye kirananiye ndika amata ngo nyuse ndasusumira ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndarekeye urumbesha binashibutse icyo kivi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi sase nanjye urenze usumbye ndabigusabye niba gusiga mbizi uramenye inganzo yacu cyuye kubanya ugihari muri hamije wange guhanukira soza ibyanjye kandi utera ibyawe mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi niba jye ndi intore uramenyera umubyimba wikunda ujya ukuba n'inka cyane wivuga uvuna sambu soza ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi cya kivi nateruye kirananiye ndika amata ngo nyuse ndasusumira ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndarekeye urumbesha binashibutse icyo kivi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi sase nanjye urenze usumbye ndabigusabye iyo ndirimbo ni Rugamba Sipiriyani n'itorero Amasimbi n'Amakombe ikaba yitwa Ikivi. Ati cya kivi nateruye kirananiye
ndikamata ngo ncyuse ngasusumira, ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndarekeye, urumve shami nashibutse icyo kivi ni cyawe, ubu ngubu nguhariye kucyusa, mwana wanjye uzaba ingenzi uzase nanjye urenzeho usumbye ndabigusabye. Bakomezaga bavuga bati niba ndi umubumbyi rya bumba nakunze, ujye unyaruka ubumbireho imishinga y'inkono n'ibibindi, usoze ibyanjye kandi uterure ibyawe mwana wanjye, gitunganya utwaza uramare icyo kivi. Rugamba Sipiriyani mu muco nyarwanda yari umuntu ukunda umuco nyarwanda kandi aharanira koko kuwuteza imbere. Rugamba Sipiriyani kandi akaba yarifuzaga yuko umuntu wese yakomera ku muco wacu, umuco nk'akamenyero, imigirire, imigenzereze cyangwa se imibereho twarazwe n'ababyeyi, nabo kandi barabirazwe n'abababyaye, natwe rero tukazabiraga abo tuzabyara, nabo kandi bakazabisigira abo bazibaruka. Nk'indirimbo inyinshi za Rugamba ni izijyanye n'imirimo yo mu rugo, umubyeyi uraga abana be imyuga wenda yari imutunze, nk'urugero twafata nk'iyo ndirimbo yitwa Ikivi. Umuco mwiza wenda wo kugaba inka, nk'indirimbo yise Ijana rya Bisangwa, amatorero y'ingabo zo mu Rwanda rwo hambere, mu ndirimbo yise Inkubito y'Icyeza, uko umubyeyi nyine agomba kurerera undi igihe apfuye cyangwa se agize ingorane. Ibyo akaba yabiririmbye mu ndirimbo yise Nta Kivurira. Hari nk'ibindi yavuga wenda mu ndirimbo yitwa Cyuzuzo, nk'ukuntu umwana iyo uvutse wenda agomba kwakirwa mu muryango, akabyinirirwa, akavugirizwa ubuhuha, akaza nyine yisanga mubi. Tugarutse ku ndirimbo Ikivi, ijambo ikivi ryaba riva ku nshinga kuva cyangwa se guturuka, ni ukuvuga aho wenda nk'umuhinzi agenda ahinga buhoro buhoro aturutse ku ntangiriro kugeza igihe aturiye ubuhinge bwe ku mutwe w'umurima akongera agatangira. Ubwo buhinge rero bugenda busanga umutwe w'umurima nibwo bwitwa ikivi. Wabaza wenda umuhinzi uti uyu munsi watuye ibivi bingahe? Ati ni 3. Aha rero Rugamba yashatse kuvuga ibikorwa by'ubuzima byose mu myuga inyuranye, icyo umubyeyi yakoze akakiraga abana be ngo wenda bazakomerezeho, ariko bo babikore neza banonosora, bakore wenda ibyabo kandi bacukumbure n'ibindi wenda n'ibyo n'ababyeyi babo batangiye bagatabaruka batabishoje. Numva rero umuntu yavuga yuko ari umurage mwiza cyane. Dukurikije wenda nk'ibyo Padiri Rutinduka Laurent yanditse mu gitabo cye Rugamba Sipiriyani umuhanzi w'umuhanga, igisobanuro cy'indirimbo ni ubutumwa bugenewe ababyiruka. Iyi ndirimbo Ikivi, Padiri nk'uko yabivuze, ni umurage umubyeyi araga umwana we ngo azakomere ku murimo yakoraga. Ni umwuga kandi wenda wabaga umutunze umukujije, noneho akaba awuraze uwo yibarutse. Ni umuco mwiza, ni indirimbo kandi ibwirwa abanyarwanda twese. Nk'uko umwanditsi yabyanditse abivuga, yavugaga ko Rugamba yishyira mu bumwe, agakoresha cyane njyewe muri ngenga ya mbere. Arakoresha kandi imvugo y'ababumbyi, abahinzi, aborozi, abacuzi, abasizi n'iy'intore wenda ihamiriza. Rugamba Sipiriyani nko gukunda igihugu no gukunda by'umwihariko abanyarwanda. Ubutumwa bw'indirimbo Ikivi yabaga ashaka gusaba umuntu wese gusa n'uwamubyaye, akaba yavuga nka cya gisigo cya Nyakayonga ka Musare, atukwibyara gutera ababyeyi neza. Ni ukugenza rero nk'umubyeyi wawe, ugusoza ibyo wenda yatangiye akaba atabarutse atabirangije, noneho ugatangira ibyawe. Byose ni ukubikorana ubupfura, umwete, ubwenge n'ubunyangamugayo. Ni umurage mwiza Rugamba adusaba gutera imbere tutitaruye iby'ababyeyi bacu, umuco wacu. Aradusaba rero kubinonosora, tugahimba n'indi mishinga myinshi izajya cyangwa se izana amajyambere. Ibyo byose rero Rugamba akabikora nk'umuntu, anabivuga kandi nk'umuntu wakundaga igihugu cye cy'u Rwanda, cyane cyane agira ngo urubyiruko rwose rukurane umuco, ubupfura n'umwete. Rugamba Sipiriyani kandi mu buzima bwe yaragenuraga, nko mu ndirimbo yitwa Agaca icyo umuntu yavugaho, ni indirimbo ikunzwe cyane. Agaca n'ubwoko bw'igisiga bukunda inyama, ariko cyane cyane bukaryoherwa n'iy'inkoko. Agaca gafata imishwi, inkoko zikuze, inuma, inyoni, ibikeri n'ibindi n'ibindi. Inkoko rero karayicakira kakayishinga ibyara. Ahangaha umuhanzi arekana ko agaca gashyize imbere inda yako, karabyina ariko atari bwo buryo bwako bwo kwishima, ahubwo ari bwo buryo bwo guhiga. Ubwenge rero buba buke iyo icyo ugamije ari ukurya no kwigusha neza, utazi ko hari amategeko abigenga. Rugamba Sipiriyani nk'uko nabivuze yari umugabo ugenura.
turakomeza tuganira ku byerekeye iyo ndirimbo agaca, dusobanura nk'uko tuzi ko iyo ndirimbo muyikunda, abo Rugamba Sipiriyani yavugaga n'icyo ashaka gutanga nk'isomo. Reka twumve zimwe mu ndirimbo zituma dukomeza kunogerwa n'igitaramo cyacu nyarwanda kuri Contact FM. Twumve indirimbo ya Rugamba Sipiriyani yise Umugeni Mwiza. Umugeni mwiza ntuzibwire, aba mu gikoni cyangwa mu gikara, hora akangaye umweyo cyangwa umwenyegezo, ntahuga ngo arambye maze izuba rirenge, yikubita agashaka iyungura inama. Umugeni mwiza nusasa susurutsa, yirinda urukangaga rumaze kuba ingamba, asasa udusuna akarenza w'ibihura, waryama ugahera kusinzira ukageza ejo, maze bakanguka kabuzi ko ari imena. Amenya n'imari yo hanze no mu rugo, ntatunga adasura, nta mbuto adahinga, izakira cyangwa se mwana wanjye ibyo jya ubimenya. Urya umugeni mwiza ntuzi kujya inama, abari mu byago cyangwa ibyishimo, wakoze ati ibi n'ibiki ese wabiretse, wabutindiye wanza tujya wibuka utahe, agutoza kubana utagombye kuzimira. Mwana wanjye ibyo jya ubimenya. Uyu mugeni mwiza yibandiwe cyane, ntamenya kubunga yiburuzera, nk'ab'indangare birata umuhanda, ntajya ajya mu mazi mwe ntabarizwa mu nzoga, sibona atahiwe ntakiyasumba. Mwana wanjye ibyo jya ubimenya. Urya umugeni mwiza nubyara agaheka, akarera yabacukije ingobyi ikajya imugongo, arabansaba kurata hasi amatayifu, maze izo nkurikirane zikabyibuka ari ingogo, wazireba ku munogera. Mwana wanjye ibyo jya ubimenya. Iyo ndirimbo yitwa Umugeni Mwiza, ikaba ari n'indirimbo dukesha Rugamba Sipiriyani n'itorero rye Amasimbi n'Amakombe. Nk'uko mu kanya kashize nayemo mbibabwira, Rugamba Sipiriyani yari umugabo ugenura.
ku ndirimbo ye yitwa Agaca. Akenshi nk'uko agaca gakibaguzwa, abambari nabo binda nabo bagenda bakibaguza. Imikiko yayo ni ukuvuga kwiba, kubeshya no kwigira nyoni nyinshi mu mayeri. Twibuke kandi hariya agaca kamaze gufata umushwi, karagiye no mu giti kabyishimiye, kari kamaze gukora ishyano, kari kazi neza ko gatunzwe n'iby'abandi katavunikira. Rugamba muri iyo ndirimbo ye Agaca nibwo yakomeje atera ati ntikazibyaye ngo kazorore. Si ibyo gusa, kazi kandi ko ntawakabonye, kishimiye gusahura gatunzwe n'imitsi ya nyiri inkoko. Gatunga kandi cyangwa se gutunga inkoko nk'uko mubizi mubisaba kuzigaburira, ukazubakira, ukaziha amazi n'imiti n'ibindi. Agaca rero kaje gusahura aho nyine katabibye. Ikintu umuntu yavuga nuko kari gatunzwe n'ibyo abandi bakora biyuha ibyuya. Rugamba akaba yararimbaga iyo ndirimbo nyine agira ngo agenurire abategetsi b'igihugu cyacu mu myaka yashize, kuko muri icyo gihe Rugamba akiriho hariho nk'ibintu ngo byo kwiba imishinga igenewe abaturage, kubeshya, kwigira nyoni nyinshi no gutungwa n'imitsi ya rubanda, ubugome, ubwicanyi n'ibindi. Ubuca rero mu icyo gihe ngo bwabaye bwinshi mu mateka y'u Rwanda. Rugamba rero yarabirebye abigereranya atyo, abishyira mu ndirimbo ati Agaca kabiciye. Mu gitabo Rugamba Sipiriyani, umuhanzi w'umuhanga, cyanditswe na Padiri Rutinduka Laurent, we yavuze ko wenda nko kuri nyirinkoko ati nyirinkoko yumvise rusake ikokoza itaka cyane aratabara, ariko ntiyatinda hanze ngo inkoko ze zarasaze. Umwanditsi ati nyirinkoko nawe yaragamije kwinywera ku marwa afite ihubi. Ubwenge kandi bwe ngo bwari buhugiye ku ntango, ntabwo rero yatekerezaga igikanze inkoko ze. Ese kuki zari zitatse? Muri icyo gitabo kandi umwanditsi ashaka gusobanura uburyo Rugamba Sipiriyani yari umugabo ugenura, yavuze ati nyirinkoko afite inda nini nk'iy'Agaca, nawe inda iri imbere kandi arugarijwe. Inda ye ngo iramukingirije, yamuzibye amatwi n'umutima. Akomeza avuga ati ahugiye kuri wenyine, yihugiyeho, akora avunikira inkoko kugira ngo zibeho neza, zimuhe inyama, amafaranga zimutunge, ariko hagati aho atunzwe n'amarwa. Ubwo muri icyo gihe niyo yarahugiyeho amwibagije ikimugarije ako kanya, kandi wenda cyanamusenyera, kikamusenyera urugo, igihugu, cyangwa se ejo handi ugasanga ibintu byadogereye. Rugamba Sipiriyani rero yagendaga agenura, mwenda nk'aho yashaka kuvuga kuri rusake. Nibyo koko rusake yaratatse iratabaza, ariko nayo yariraye ihita ijya mu byo kuraha ibishingwe kubera inda, yibagirwa ko umwanzi ari hafi. Nta nama rusake yagiriye inkoko zindi ngo zihunge cyangwa se ngo ziryamire amajanja. Inda rero ntiyayikundiye. Rusake yabaye umurinzi mubi, ntiyamenye kurwana kuzo ishinzwe. Agaca karacweje, rusake nayo yibagirwa vuba, ijya mu bishingwe, no mu bishingwe yiberamo, nayo ni nka shebuja yaje kukubwa igitumo, umushwi nyine urahagwa. Rugamba mu kugenura kwe kandi yakomeje anavuga ku byerekeye iyo nkoko ati inkoko zo zaretse gutaka no gukomeza gukokoza, hanyuma zizeye ko ziri kumwe na rusake. Zari zizi ko izirinze, zihita zijya kuraha kubera ubwenge buke n'inzara. Inzara rero ntituma zitekereza, inda iraduhuta ikatugira inama mbi yo kutareba kure. Inkoko kandi zizeye ko zirinzwe na shebuja na rusake, kandi nabo inda yabakubye, bahari badahari. Umwe ari kumarwa, undi ari mu bishingwe no mu bisinde, bose barimo kuraha, bamira, birira. Umwe kandi ngo araraha mu bivuzo, undi araraha mu bishingwe. Inzara ni yose. Rugamba rero akaba yashaka kubwira abantu yuko umwanzi ngo ari ahantu henshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ati twe kwirara ngo kandi ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Nibi rero impumu nizishire, ushimira Imana ariko uhore uri maso, ntuzongere kwiruka. Ikindi kandi Rugamba yashatse kuvuga muri iyo ndirimbo ye anagenura, yavuze ku byerekeye uwo mushwi. Umushwi awugereranya n'umwana w'igitambambuga, nawo urarushywa no kugaburira inda. Wizeye za nyina na rusake na shebuja, ntacyo byose byawumariye, niyo mpamvu wahaguye. Ubwo ashaka kuvuga yuko ibintu byose bishobora gucika kubera nyine inda, ubwenge buke no kutita ku bintu ibyo ari byo byose. Rugamba kandi yashatse kutwigisha ko abatagira kivurira ari abacu, tubarengere bose kandi twamagane icyabagwirira cyose, icyabagira nabi cyose.
nshuti dutaramanye mwese kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7, aho tuma tugenda tuganira ku buzima bwa Rugamba Cyprien, ibyo yakoze n'umurage yasigiye abanyarwanda mu myaka ye y'ubuzima bwe. Turakomeza tuganira ku byeki inyigisho iyo ndirimbo agaca, tumaze kumva indirimbo zimwe mu ndirimbo z'amasimbi n'amakombe, nk'indirimbo Rugamba yise Kigali Nyarugenge. Isukira n'abagenda atekereje imari naho yabasanga baturutse yavuka we zazurebe nibuhaje usanga ayo maso wanyu ahubwo usanga ntacyo mu gipfana. Niba afite hoteli icumbi kirabagenda zagutamika icyumbuye kanjye ntugana no ku meza imifuka yawe yezewe zazurerewe. Niba ugiye mu iduka ririmo nyogosenge uzasanga guteza ibiganza ataguha muri tawa atakwatsa imari. Muri iyo mpamba ubone kuvuga iby'iwanyu kandi ntabwo utarangiwe. Niba usanze nka mukuru wawe ukinjira mu modoka yahashye ntabwo umuvandimwe ugura umugenzi, umwanya wawe utwaye uwarihagura yatanga n'umwere atavuka umwaga we. Yamayiro ya kera ntabwo ariho bakirimo nawe kibana mbere nabemeje ifaranga yakwitwa umujura ntugane Nyarugenge utikoreye ifaranga wamugowe we. Ureba Kigali nziza havuga ifaranga, reba imihanda n'imodoka zirindi hirya n'ifaranga, reba abo basore bambaye bakaberwa, urebe bashiki babo icyo bakurikiye bose n'urumiya. Ngwino urebe abo bambari baryo n'amagana menshi we. Nyamara burya ifaranga we ntabwo rimara byose, abaritunze ndamenya avuka yakumaga wera, abaritunze atazi umuco w'iwabo yashirira mu nda mu ruhago, wasanga ari intombo nta mutima nawusawe. Iyo ndirimbo yitwa Kigali Nyarugenge, tukaba tuyikesha Rugamba Cyprien n'amasimbi n'amakombe. Tugarutse ku ndirimbo ya Rugamba Cyprien yise agaca, ku nyigisho yayo agaca kafasha wa mushwi karawuzira. Nyir'urugo nawe yarakarashe hanyuma kisenyura ku butaka, kasize nyine inda nini. Nyir'inkoko nawe abuze itungo kubera gusuzugura no kutita ku bintu, arangajwe no kuzuza inda ye. Rusake nayo yaratabaje ariko ntiyahamyaho, yageze aho irarangara, n'inama yayo iba ntayo. Inkoko zindi zibuze mugenzi wazo, umushwi wo urapfuye. Nibibi byose handi bizize inda n'ubwenge buke. Inda rero irabiciye, agaca nyir'inkoko, rusake, inkoko, umushwi, buri wese yahombye. Inda nini rero ni nayo yadusenyeye igihugu kubera uburangare, umururumba n'ubugome, kwikunda, kutanga umugayo no kutumva yuko buri munyagihugu wese ari umunyarwanda nkawe ubwawe. Rugamba Cyprien rero ibi byose yagiye abivugaho mu ndirimbo ze, mu bitabo bye, mu mabarwa ye no mu nyigisho ze yahoraga atanga mu buzima bwe bwa buri munsi, abwira abantu ko bagomba gukunda igihugu cyabo cyababyaye, ikindi kandi bagakundana, bagafatikanya, bagahanira amahoro
amahoro y'umuntu wese. Padiri Rutinduka Laurent nawe wanditse igitabo cyitwa Rugamba Cyprien, umuhanzi w'umuhanga, nawe yaravuze ati ese iyo ndirimbo yari igenewe bande? Mu gika cyo haruguru Padiri yavuze yuko iyo ndirimbo yari igenewe abantu twese. Mu gitabo cye yashakaga kuvuga yuko Rugamba Cyprien yashakaga kubwira mbere na mbere abategetsi bari bafite ijambo mu gihugu ryo gukiza abaturage. Ahangaha ijambo rivugwa ni ijambo ryo kuyobora no kubwiriza abaturage ngo bakurikize amategeko y'igihugu, ni ukwigisha kandi abaturagihugu aribo nyine Abanyarwanda uko bagomba kwiteza imbere, guharanira cyane cyane amahoro no guharanira kujijuka, bakishyira bakizana mu mudendezo no mu mutuzo. Habirwaga rero Abanyarwanda bari no mu mahanga ngo buri wese aho yari ari, urwego yariho, umurimo yakoraga n'ikigero yari agezeho. Habirwaga kandi ngo abakozi ba leta ngo bakore ibigomba guteza igihugu imbere, bareke kwiba iby'inda nini. Ngo habwirwaga kandi n'abanyamwuga bose b'ingeri zose ngo bakomere ku myuga yabo, inda ye kubashuka ngo babararikire gusa ubutegetsi, kandi bareke ubugome, kwica, guhora no kugambirira inabi, kuko ngo umwaga urasenya ngo ntiwubaka. Rugamba kandi ngo yabwiraga ababyeyi ngo barerere neza abana babo, babarerere igihugu cyacu, babarengere muri byose kandi babahozeho akajisho kugeza bakoze. Rugamba Cyprien mu ndirimbo ze, mu nyigisho ze yavugaga buri munsi, ngo yanaburiraga nko muri iyo ndirimbo urubyiruko ngo rureke kwirara kuko umwanzi w'ibyiza abakurura. Rugamba ngo yababwiraga ababurira ko bareka kwiroha mu busambanyi, mu businzi, kuko ngo sida irekereje. Habirwaga kandi nanone ngo abihaye Imana ngo bite kuri buri wese, kandi niyagira igikoma batakambe cyane, bavuze induru be gusinzira. Padiri Rutinduka Laurent akaba yaravuze yuko Rugamba Cyprien nawe yatakambye muri icyo gihe igihe hategurwaga jenoside yabaye mu 1994. Padiri Rutinduka akibaza ati se ubu ngubu tuvuge ko bakoze uko bashoboye abo bihaye Imana? Ati koko nibyo, bamwe mu bihaye Imana bavugije induru itari ndende, nabo ntibahamyaho nka rusake, nabo rero ngo basaga nk'abarambiwe. Muri iyo ndirimbo kandi buri muntu wese Rugamba yamuriye akara, ati huguka, bamaso, menya Imana, reba umuco, icyo tubwira, kunda mugenzi wawe, uhore umurengera kuko uramushinzwe. Imana ngo yaramuguhaye ngo mubane, umukize ikibi cyose, kurya kandi by'abandi, kwandavura, kwica abo ushinzwe kurinda, kwica abo uje usanga, kubeshya abantu ngo urabayobora, kwibagirwa abo musangiye igihugu, ndetse ukabaroha ishyanga ngo bazagweyo. Ibi byose nibyo byazanye urupfu rw'amaherere mu Rwanda. Rugamba kandi ngo yarabyamaganye, yanga kandi yuko abantu bazira ubusa. Muri uko guhanga, gusiga n'ubuhanzi n'umuco nyarwanda birebana na Rugamba Cyprien, kuri iyo ndirimbo umuntu avugaga yuko Rugamba yavugaga yuko abantu banga kumva, none ngo imirambo yabaye myinshi, amarira ni yose, igihugu cyacuze umwijima w'ingaruka z'ibyabaye mu Rwanda. Ibi byose rero bikaba byerekana yuko Rugamba ibyabaye byose yagendaga abikozaho, agaragaza yuko umuntu wese agomba kuba intwari kandi akitangira igihugu cye. Tuvuze rero ibyo byose Rugamba Cyprien yavuze, wavuga ngo irya mukuru riratinda ntirihera, ntago yababeshye, kuko agaca ntikatinze kubizira, kari kazi ko kihishe. Nyamara rero umwambi warakahuranyije kisenyura ku butaka. Abisha abantu nabo mu Rwanda baracyakurikiranwa, kandi n'ubu twumva ku maradiyo ngo kanaka yishwe n'abagizi ba nabi. Abo bagizi ba nabi bamenye ko umutego mutindi wica nyirawo. N'agaca kandi ngo kari kihishe gafite inzara zuzuye amaraso y'umushwi, kihishe kandi se iminsi ingahe, kari kazi neza ko kamaze guhemuka. Iyo kandi umuntu rero ahemutse akabitekerezaho, umutima uramukomanga. Rugamba rero akaba yaravuze yuko agaca ari akagizi ka nabi, ariko akavuga ati n'abandi bose za nkoko zose nazo aho ziri nizimenye yuko zahemukiwe, nyir'urugo yahemukiwe, ariko ko karihishe. Amaraso rero yuzuye inzara zako, icyaha kikuzuye umutima, kazihisha iminsi ngahe? Ni ikibazo umuntu wese yakwibaza. Wavuga rero ko Rugamba Cyprien koko yari umuhanzi, umugabo ukunda umuco nyarwanda, ukunda igihugu cye, ntago yaba yibeshye, cyane cyane yuko no ku munota we wa nyuma ku itariki ya 7 Mata isaa 3 aribwo nyine yabizize, we n'umugore we n'abana be. Rugamba Cyprien kandi mu nama ze yavuze ati abantu bose babe inyangamugayo, bakunde igihugu n'abagituye, ati dukunde umuntu wese kandi biturange. Icyo nicyo Rugamba yatwifurije akirano ku isi,
Padiri Rutinduka Laurent nawe wanditse igitabo yise Rugamba Cyprien umuhanzi w'umuhanga nawe ati nyamuneka rwose ba nyirinkoko na ba rusake nibahozeho twese twamagane ubuca bukacira abanyarwanda. Ati n'abicanyi n'intambara ni sida ni inzara ni inda nini ni ruswa ariyo bitugukwaha ikimenyane urwango inzika kwikubira no kwangana cyane cyane. Akaba avuga ati rero Rugamba Cyprien ubutumwa bwe bwose yatangaga mu buzima bwe bwa buri munsi mu ndirimbo ze no mu nyigisho ze byari uguhanira amahoro n'uburambe n'ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turakomeza tuganira ku byerekeye Rugamba Cyprien na zimwe mu ndirimbo ze. Hari nk'indirimbo yise Ntaye akanigi kanjye. Iyo ndirimbo nayo ikaba ifite ubusobanuro bwiza cyane. Kuri iyi ndirimbo Ntaye akanigi kanjye abantu benshi bayibajijeho byinshi, buri wese rero akivugira igisobanuro ashatse ngo nicyo Rugamba yashatse kuvuga. Ngubwo rero ubushishozi bwa Rugamba n'ubuhanga bw'umusizi ni ubwo rero wakwivugira imbarutso n'icyo yashatse kuvuga n'impamvu y'iyo nganzo ijimije. Ikindi twaganiraho umuntu ababwira nuko Rugamba yavugaga umuco nyarwanda. Rugamba akaba yaramaze kubona ibyiza bigize umuco wacu, noneho akawugereranya n'akanigi gahenda cyane. Umubyeyi araga umwana we ngo nawe azakanigirize aberwe ubuzima bwe bwose, kandi nawe azakarage uwo azasiga. Umuntu wenda yavuga yuko akanigi ari umuco wacu. Umwana rero uragwa n'abanyarwanda, nyina umubyara n'abakurambere. Rugamba akaba yaratabazaga avuga ati dukomere ku muco wacu twasigiwe n'abatubyaye, hanyuma tuwusigasire udacika, natwe tuzawurage abazatugwa mu ntege. Bikaba byenda gusa n'aya ndirimbo yitwa Ikivi hahandi agira ati cya kivi nateruye kirananiye ndikamata ngo ncyuse ngasusumira. Urumve kandi ishami nashibutse icyo kivi ni cyawe, ubu ngubu nguhariye kucyusa. Mwana wanjye uzaba ingenzi uzase nanjye urenzeho unsumbye ndabigusabye. Bariya bose rero atabaza mu kanigi abakobwa, abahungu, abahinzi, imodoka, indege, ngo ni ukugira ngo tugarure ibyamaze gutakara, tubinagure bigaruke mu buryo. Yagiraga ati ibindi nibibe byoroheje, tubanze tuba abanyarwanda, ibintu bibone kurya mu buryo. Aravuga abagenzi kuko akenshi ni nabo bagenda bagakoyora imico yose bakarunda i Rwanda, nibabe rero boroheje. Rugamba ati tubanze tube abanyarwanda, twige neza ibyacu, noneho babone gukomeza urugendo. Aravugamo urubyiruko, abahungu n'abakobwa cyane cyane ko ari bo bazana imico yindi ngo nibitonde. Aravugamo imodoka n'indege, ibyo ni by'abazungu, ni nabyo biyizana kuko ba mukerarugendo bazanwa n'amadege n'amamodoka n'amapikipiki, baza rero ngo bikoreye indengera z'imico yabo, abacu rero ngo bakazisamira hejuru bakazikwiza mu Rwanda. Rugamba rero ngarasaba ngo abahinzi babe boroheje, hanyuma ngo bazane amatabaza, bashakishe cyane bashishoza, ngo babanze barebe igikwiye kinogeye abaturarwanda, noneho babone kugisakaza mu gihugu. Ikintu umuntu yavuga kuri Rugamba nuko Rugamba yavugaga ubuzima. Umuntu akaba rwose atakwibagirwa cyangwa se ngo yoye kuba atamwita ko yari umuhanga, umugabo w'inyangamugayo kandi wakundaga koko igihugu cye. Rugamba rero yavugaga ubuzima nk'uko nayimaze kubivuga mbere. Rero yaho ngaho nko mu bisigo bye, mbere y'uko wenda agusubiza yabaga mubajije uti ese muri izo ndirimbo washakaga kuvuga iki, Rugamba ngo arakubazaga ati wakuyemo iki, inama rero n'imigambi byakunguye ngo ni ibihe. Ngo ibyo ngibyo ibyo wamusubizaga kenshi nicyo akubwiraga ko ari cyo yashatse kuvuga. Iriya ndirimbo Ntaye akanigi kanjye irimo inyigisho y'ubuzima. Aradusaba gushyira hamwe twese tugashaka akanigi katakaye. Aha rero usibye n'ibyo ngibyo bagiye bavuga, n'ibyo abantu wenda bagenda bahwihwisa, n'ibyo wenda umuntu wese yagenda yiyongereraho ngo bivugike neza, umuntu avuga yuko akanigi wenda Rugamba yashatse kuvuga ari ikintu gifite agaciro cyose. Igifite agaciro karenze ibindi byose n'ubuzima bw'abantu, n'ubuzima bwa buri muntu uwo ari we wese, yaba uruhinja cyangwa se n'undi wese ukiri mu rusoro rwa nyina. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo umuntu yavuga ku byerekeye ubuzima cyangwa se iyo ndirimbo Ntaye akanigi kanjye. Ibyo umuntu yavuga kuri Rugamba Cyprien nta wabivuga ngo abirangize, cyane cyane yuko ari umugabo w'intangarugero kandi wabereye abantu benshi urugero mu byo yasize avuze, mu byo yasize akoze no mu byo yateganyaga byose. Ubuzima rero ni impano ikomeye y'Imana. Ntaye akanigi kanjye ni
ikirezi ni isimbi twahawe n'Imana, tumukomeremo rero ubwo buzima kandi twamagane igishobora cyose kubangamira ubuzima bw'umunyarwanda, ubuzima bw'umuntu muri rusange. Mbere y'uko turangiza igitaramo cyacu nyarwanda kuri Contact FM 89.7 tugana ku musozo, reka tubanze twumve zimwe mu ndirimbo nanone zahimbwe na Rugamba Sipiriyani, indirimbo ze yahimbanye cyangwa se akanaririmbana n'amasimbi n'amakombe. Twumve indirimbo ye yise Tuguhaye Impundu. Tuguhaye impundu, tuguhaye impundu, ngere duhimbaza, tuguhaye impundu, ndirikirwa y'urwego, tuguhaye impundu, ndindabahizi ikeye manzi itagira urwango, twimitseho urwiru, tuguhaye impundu, wera de, tuguhaye impundu. uwiziwe n'ibirezo wirasaza ingondo muwambaye iraba, Tuguhaye impundu, inyana y'ingwe n'inkingi y'urugerero n'uwera ibiganza, tuguhaye impundu, irasarure ntiyaje, aguhaye impundu, rudakuba nazikabuwe, aguhaye impundu. Twazivugije urwunge, zumva ziranaga, ziracya zirangire, niba zaje zishaka, twese ubu tuguhaye impundu. ruhanga ruharaze umucyo, n'uyu mukabyagaje ugenda agabitse ibyano n'imbangukana ibiningera, rugendo ya rugina baririmba baje kuvuza impundu, Tuguhaye impundu, impundu z'inkiko, aguhaye impundu, zisingasirika, aguhaye impundu, zirurikira inyubahiro, aguhaye impundu, ruhimbirwa ijoro, aguhaye impundu, impungu itagira impungu, aguhaye impundu, inyambo itagira inyange, aguhaye impundu, iwanyuga mu nziza y'ibinazi, aguhaye impundu, iwanyu narahabonye kwa mubitoye intore, tuguhaye impundu, iwanyuga naserutse agasusuruko gakwira, tuguhaye impundu, iwanyu navuye kibera imaze kwera, tuguhaye impundu, wera de, tuguhaye impundu, tuguhaye impundu, mwongere uhundura, tuguhaye impundu, juru ricyuye ubuhoro, tuguhaye impundu, mpinga tubona impumbya, tuguhaye impundu, rebero ry'abeza, tuguhaye impundu, nsekuzirana n'isama, tuguhaye impundu, nziza zisanzu z'igisaga, tuguhaye impundu, tuguhaye impundu, tuguhaye impundu, ngeri duhimbaza, tuguhaye impundu, ndirikirwa y'urwego, tuguhaye impundu, n'intore zikeye maze itagira urwango, twimitseho urwiru, tuguhaye impundu, wera de, tuguhaye impundu, tuguhaye impundu, tuguhaye impundu. Iyo ndirimbo tuyikesha Rugamba Sipiriyani, ikaba yitwa Tuguhaye Impundu. Rugamba Sipiriyani aho yayihimbye mu itorero rye amasimbi n'amakombe naryo rikayizihiza. Dukurikije rero ibyo twagiye tuganira kuri Rugamba Sipiriyani, wabivuga ntabivuga ngo abirangize. Gusa Rugamba Sipiriyani mu gusobanura indirimbo ze nyinshi cyane yibandaga ku byerekeye wenda kurwanya ruswa, ivanguramoko, kurwanya igikurura umwiryane, kunegurana, guteranya abari buzuye, kugira ishyari, kuzura umugara, gutera urubwa, kuba umunebwe,
kwiba aribyo biyita kuba umunyoni, gusabiriza, kurobanura cyangwa se gucamo abantu uduce aribyo yise uduco, kwishinga amaraha, kudindiza umuco wacu, gusama ibije utabishunguye. Rugamba Sipiriyani no mu ndirimbo ye yise Ntumeho aho yavuze ati ni mucyo twambarire kubimena, ngewe ubu ngubu nahisemo nzatwaza ngana imbere, nushaka unkurikire mu runana rw'imihigo turushinge turahire yuko kandi tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire, urwangano. Ati ibyo ngibyo byose ndabigaya ntumeho. Mu nyikirizo y'iyo ndirimbo Rugamba ati nuteranya abuzuye ubwo ngubwo uri intati nturi imfura, niba kandi uhora utanya amoko ngo abantu bamashane, nusumbanya n'uturere uribagire wifashe ntumeho. Ati kandi niba utunzwe na ruswa ukura mu baturage, niba kandi useka uwabuze hirya akabura no hino, niba kandi uneguza amazuru ukazura umugara ntumeho, niba kandi ishyari riri kuzonga ugatera urubwa ukize ugashengurwa n'agahinda iyo ubonye abahiriwe, ati urwo rutoki uhonda urundi rubuzemo ubupfura ntumeho. Ati kandi niba unebwa ntukore ngo uzatungwa no gusaba, niba kandi unyereza ibyo ushinzwe ngo urirwanaho urateshuka inzira y'intore, ubwo rero uri umunyoni mubi ntumeho. Rugamba Sipiriyani iyo ndirimbo ntawayikomeza kwivuga ngo ayirangize, gusa icyambere ijambo ntumeho ni uburyo yakoresheje bwo kwamagana. Ubundi mu gusuhuza mu muco wacu wa Kinyarwanda umuntu aragira ati muraho yemwe, bakikiriza ngo muraho namwe, ugakomeza uti nimuduhese. Mu Barundi ho barasubiza ngo turaguha kubyuzanye, mu yandi magambo ni ugusangira, biva ku nshinga kuha cyangwa se guha. Ntumeho bivuga ndanze, sinshaka gusangira nawe. Ubundi rero umuntu asangira n'undi ibyiza. None ahangaha Rugamba arabyanze kuko ntashaka kubyo urimo kuryaho ubimugaburiraho we arabikaye, ntiyabyasamira, arashaka ko waba imena ukaba inyangamugayo. Mu nyikirizo y'indirimbo aradukangurira kuba imena mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri iyi ndirimbo rero harimo ubukungu bwinshi cyane kandi buzahora bukenewe igihe cyose, naho wenda yakwibagirana ntiririmbwe, ariko biragaragara ko ikora mu mpuzo z'ubuzima bwacu, itugira inama. Rugamba kandi arabwira abanyapolitike, arabwira abanyamadini, arabwira abanyarwanda, arabwira ababyeyi, urubyiruko, arabwira abakozi ba leta, abikorera ku giti cyabo, arabwira buri muturarwanda wese, yaba umuhinzi, umufundi, buri muntu wese. Ikindi kandi umuntu avuga nuko n'abasizi nabo atabibagiwe. Umusizi rero ni umuhanuzi, araburira bagenzi be ati iki ngiki mukireke si cyiza. Kubyita rero ntumeho niryo jambo yarabonye ryo kuvuga ngo simbishaka, sinkeneye ko wowe umpa kuri izo ngeso zawe mbi. Cyokora ingeso nziza yemera akaba yakwemera gusangira n'izi ngizi zikurikira, harimo nyine ubupfura, ubutabera, urukundo n'amahoro. Nshuti dutaramanye mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Aya magambo uko arane, ubupfura, ubutabera, urukundo n'amahoro, n'amagambo y'ingenzi cyane cyane ko yayashyize no mu nyikirizo ngo aririmbwe kenshi nyuma ya buri gitero. Ubutuma rero bw'iyi ndirimbo ni ukwamagana ibyo abona, kandi akanagira ati izi ngeso nimbi turahore twigengesereye kuko atari nziza, ari ingeso zisenya. Rugamba Sipiriyani rero nk'uko nahoze mbivuga, nk'uko yavutse mu 1935. Abazi amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda muri iyo myaka yose kugeza mwaka 1994 aho Rugamba Sipiriyani yicwaga, yaciye mu bintu byinshi cyane byaranze amateka y'igihugu cyacu umuntu atarondora. Niyo mpamvu bitanatangaza yanditse indirimbo ati iyi si irarwaye, kuko yaciye mu bintu byinshi cyane. Ati iyi si irarwaye, mwese nimutabare, mushake abavuzi babizi. Ubu ngubu ubumuga ni bwinshi bwafashe ab'ubukombe, abana baronona, ryaketse muri ba basore n'inkumi nyinshi. Ati isi irarwaye, twese dutabare. Abantu baragirana nabi, abantu barapfa umusubizo, abantu ngo bameranye nabi, ahandi baramashana. Ati abana barabyiruka ubu ngubu barimo abatumvira abakuru. Kandi akomeza no muri iyo ndirimbo ye iyi si irarwaye avuga ati bamwe bimitse kwikunda cyangwa se kwironda. Ati n'igitsina gore kirimo abatimenya. Ati harimo abahindutse nk'udukinisho. Ati kandi hariho ababeshya n'abanyeshyari benshi cyane. Atari ku muti ngewe ndawuzi, nimurerera abana ubwenge n'ubupfura hamwe n'urukundo, bibe rero intego idakuka. Abatabishaka tureke kubayishira, twikore dukosore, nitubungura inama tubishinge n'Imana, iyi si ubwo ngubwo izakira.
Ikindi umuntu yavuga kuri Rugamba Sipiriyani yari afite umwihariko mu guhimba indirimbo ze. Rugamba mu ndirimbo ze ntiyatatiye cyane cyane inganzo nyarwanda. Mu guhimba kwe yabashije guhuza amagambo atoranyije neza n'injyana nziza nyarwanda rwose. Twavuze ko injyana nyarwanda ifite byinshi biyiranga. Tuvuge wenda nka ya majwi y'ababyeyi adategwa mu bihozo, mu wa muhogo nyine ugororotse w'abavuzi b'amahamba cyangwa se abivuga, za mbyino z'ubukwe zihogoje na za nanga, hose rero usangamo ubuhanga bwihariye. Icyo dushaka kureba ahangaha ni uko mu ndirimbo za Rugamba ari uburyo, ari amagambo, ari amajwi, uwo muhanzi yinjiye muri iyo nganzo akayisasanura neza akongeraho nake. Ikindi umuntu yavuga kuri Rugamba Sipiriyani ku byerekeye nyine umwihariko we mu ndirimbo ze nyarwanda ni uko ari muri bake babashije kwerekana ubwiza bw'indirimbo zacu nta bicurangisho akoresheje, ari amajwi meza atandukanye, amashyi n'impundu n'ibindi. Ikindi wenda umuntu yabaganiraho mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7 ni nka Rugamba Sipiriyani mu buzima bwe bwa buri munsi, ubuzima bwe bwo mu rugo. Ubuhamya wenda bw'umwe mu bana be witwa Rugamba Olivier dusanga mu gitabo cya Padiri Rutinduka Laurent cyitwa Rugamba Sipiriyani umuhanzi w'umuhanga. Rugamba Olivier aravuga ati, Padiri rero nk'uko wabinsabye kuvuga papa ndumva bitanyoroheye. Yaradukundaga igihe cyose, agahora ashaka ko tumuguma iruhande, ariko akadutoza buri gihe gukora, byangaga kandi yanagayaga umwana w'umunebwe cyangwa se wabonye amanota make mu ishuri. Yifuza ko twese twajya imbere kandi tukarangwa n'urukundo, akanga kumva umwana ubwira abandi nabi. Yangaga kandi watukana cyangwa se wadukanaga imico mibi mu rugo. Olivier Rugamba ati, kuba data atakiriho binteye agahinda nk'uko abana benshi bafite agahinda kuko biciwe ababyeyi. Mama nawe yambereye umubyeyi mwiza kandi yabanaga neza na papa igihe cyose, bagakunda gusenga, baganira utuntu dusekeje. Watonganyagwa umwe muri twe, undi yaraturengeraga. Mama rero yaba ashatse kuvuga nabi, papa ngo akabyanga. Papa rero yararakaraga, mama akabyanga, tugashwanyuka tugaseka, agacururuka. Ati rero nzahora mbibuka bombi kimwe n'abandi bana twavukanaga. Mura rero mbasabira nanjye bansabire, banasabira umuryango wose, kuko ukuntu bakundaga Imana ndumva byanze bikunze babana nayo. Ati rero sinshidikanya data Rugamba Sipiriyani yakundaga kuririmba, nanjye iyo mwibutse ndirimba izo yakundaga. Tugana ku musozo mu mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Narangiza mbibutsa uko Rugamba Sipiriyani n'umufasha we na bamwe mu bana be bishwe urw'agashinyaguro. Rugamba rero akaba yarapfuye tariki ya 7 Mata 1994 isa 3 mu gitondo. Ubuhamya bwatanzwe n'umugabo witwa Karinganire Evariste, akaba umwe mu bari bagize itorero Amasimbi n'Amakombe. Agasingizo ke akitwa Inyana y'ingwe. Rugamba yapfanye n'abandi 10 bamaze kwiragiza Imana. Nk'uko Karinganire Evariste yabivuze, yari umuzamu iwe. Icyo gihe rero tariki ya 7 Mata 1994 abasirikare baraje bacurugi, arasohoka arambwira ati tujye gufungura. Abasirikare baramuhamagara bati, Rugamba turashaka umuntu uje ahangaha. Arabasubiza ati, mbaroga nta muntu uje ahangaha. Bati, uraturoga se, urabona wadushobora? Bamujyanye mu nzu, bamusorana n'abandi barimo, banyura muri chapelle kuko iwe yari afite icyumba yari yaragize chapelle. Hanyuma hagahoraho Yezu uri mu Eucharistie. Ubwo rero ngo barabasohoye babagijije hanze imbere y'umuryango, barabarasa. Hapfuye abantu 10. Nk'uko Karinganire Evariste watanze buno buhamya ati, ababaga mu rugo rwe twari 12, tuvamo turi abantu 2 gusa, njye n'umwana witwa Siridari. Ubu hasigaye 3 gusa. Icyo gihe rero ndabyibuka hari mu saa 3 babahambye aho ngaho mu rugo. Gusa icyo umuntu avuga ku Rugamba Sipiriyani nuko abarirwa mu bantu bateje imbere umuco w'u Rwanda. Abakurikiye imipfire y'umuryango we bavuga ko mbere y'uko babica yahamagaye umugore n'abana bakajya imbere y'isakramento ritagatifu, kuko ngo yari afite iwe mu rugo. Hanyuma bakabica bariho bashengerera. Murumva rero ko Rugamba Sipiriyani yari umugabo w'intangarugero kandi wakundaga Imana. Ibyo yakoraga mu buzima bwe bwa buri munsi akabiragiza Imana. Nkaba narangiza nsaba ko byatubera urugero twese Abanyarwanda mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuganira kuba imfura, tukagira ubupfura, urukundo, tukarangwa n'amahoro mu buzima bwacu no mu gihe tukiriho kuri nosi.
Rugamba Sipiriyani rero wavuga ibye ntabivuga nk'uko nahoze mbivuga ngo abirangize, gusa atubere urugero kandi abanyarwanda twese duharanire yuko ibyabaye mu Rwanda bitazongera kubaho. Aba ari nayo mpamvu mwe mwese inshuti bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM nkaba nabasigira bimwe mu bitekerezo bya Rugamba Sipiriyani bishimishije kugira ngo bitubere urugero kandi tujye tunabitekerezaho mu buzima bwacu bwo mu minsi izaza. Rugamba Sipiriyani yaravuze ati wampa ingufu ziruta iz'Uburusi na Amerika, nahana ab'urugomo abenderanya bose nkababwira bagatuza. Rugamba Sipiriyani kandi yaravuze ati inshuti nyanshuti nta nyungu irangamira, ni amahoro ihora ishaka, ni ukubona uwikunda ikizihirwa. Rugamba Sipiriyani nanone ati mugabo ugenda ukabuyisheja wowe dushinga wagize ishimwe, uramenye nta shakiro ry'ibintu riruta umuntu. Rugamba Sipiriyani nanone kandi yaravuze ati iyi si irarwaye umuti ndawuzi, nimurerere abana ubwenge n'ubupfura hamwe n'urukundo bibe intego idakuka, atabishaka tureke kubahishira, twikore kandi dukosore, nitubungura inama tubishinge n'Imana iyi si izakira. Rugamba ati wama kumenya imiti y'amoko abaho yose, navura abariho uje akorora nkamureka agacira, simuceho niruka. Burya rero kandi ngo amagara aryana azirana n'uburyamirane. Rugamba ati wama nk'amahirwe yo kuvugana n'Imana, nayibaza ukuntu yaduhanze, wava mu bwana ukaba umusore utagira ukusa, hashira imyaka ukaba ushaje uri rukukuri, n'amatwi atumva amaso atabona. Rugamba nanone yaravuze ati usanzwe uri agasimbi gasigiye n'ikirezi, ntiwigeze uba ikirega. Ati kandi cyo humura rugwiro ruteze nka rugwiza, ntukihebe ejo nzaza. Rugamba ati niba mu maso yombi hitetsemo amasonza, nzayakamya nkikubona. Arongera nanone ati ninkugera iruhande uzanjye mu ruhando, hanyuma nkuririmbire nkureba. Rugamba nanone yaravuze ati burya iminsi mibi ntigira intege, kereka uyihaye intebe, niwe kandi ikandagira akaba intere, agacunda aresa amaganya. Rugamba nanone yaravuze ati ujye ucutsa impaka z'ubutitsa, ube impangare itagira impiza, maze uhandire impuzo zose, iminsi mibi igira uhera inyuma. Rugamba ati nsanze iminsi mibi itsinzwe uruheno, ati kandi nzayitsimbura mvuna nsambwe nsuka imyato hashira imyaka ntazi iminsi mibi uko iteye. Ati kandi uyu muntu mubona hari ubwo akuyobera agahinduka umurora, akica abadakosa nk'impinja, agahotora impinja ntizigapfe. Rugamba ati urumutahira ushyitse w'amashyo adashyama, cyuri nyambo nta nkuku tugushimire inkuyo. Ati ngarurira inseko nsanga insendereye urugwiro, isesuye uburanga isumbye izuba kwaka. Rugamba ati ngwino juru ry'icyeza, mpinga itagira icyanze, maso atagira icyusa, cyemezo cy'urukundo. Rugamba ati narose tuzinduka cyane tuzirikana inzira yo guhimba, kuririmba cyangwa se guhamiriza nta cyiza kibiruta n'ibirambi. Rugamba ati iyi si irarwaye abantu ku bandi, isano n'ifaranga, bimitse kwikunda cyangwa se kwironda. Ati iyi si irarwaye. Rugamba nanone ati iyi si irarwaye, hariho ababeshya n'abanyeshyari benshi, hariho n'abiba ukabona batakimwaye, bifashe nk'ubukombe bushyira mu gaciro ibintu babiciye. Iyi si irarwaye. Rugamba ati oyada wikabya, ujye umenya gusaza utanduranyije cyane. Rugamba ati umutima ukeye ntukajye uhinda nk'inkuba yesa, nta mbyeyi igendana inkubiri, urabereye rugwiro na rugwiza mu bagusanga bose. Rugamba ati ntugakambwe n'iminsi mibi kandi myiza yiruta ubwiza. Rugamba ati nkumbuye umudahemba, nkumbuye ijuru ry'ishya, isimbi riseka ngasusuruka imanzi inogeye imivugo. Ati kandi nkumbuye nyamuhundwa amaraba, wabasumbye sesero ry'amasimbi nyamuratwa buranga. Ati wanyereka wambyaye, mama wampetse nkiri mutoya, nateta nkamutemba mu nda ngatera imbabazi, nkavuga iryo nabitse nkamutura amarira yose. Ati kandi burya ntawe useka ushaje yibuka iyo ajya ko ari aho, maze rero akamugirira akabanga, akamukosora biherereye kandi icyubahiro ari cyose. Ati kandi ntumeho niba utunzwe na ruswa ukura mu baturage, niba usekana uneguza amazuru ukazura umugara ntumeho. Rugamba nanone ati nk'umubyeyi mwiza ntumeho niba uri umukobwa ukishinga abagushuka, niba se uri umuhungu ugashira mu maraha urasenya urwo ngurwo wari gushinga ntumeho. Rugamba Sipiriyani uwavuga ibye ntiyabivuga ngo abirangize. Nshuti bakunzi b'igitaramo nyarwanda, twese ndumva twavuga tuti Imana imuhe iruhuko ridashira, we n'umuryango we n'abana be n'umugore we.
ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho. turashimira mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda kugira ngo umurage w'abakurambere uzaba uruhererekane n'aka kagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. ijoro ryiza murota Imana.